Munyemerere kandi mbasuhuze mbaye ikaze kuri Bigerezo TV. Tugize umugisha wo guhura na Innocent. Muraho neza mukozi w'Imana? Muraho cyane. Uza kongera ijwi kugira ngo ariko kandi se ndakugora. Ngo wongere ijwi ntacyo kuvuga kose Yesu aragushyigikira. Umwaka mushya muhiri. Kuri twese. Yego. Utubere mwiza nanjye mbere mwiza. Yego. N'isi yose. Uyu ni umusaza rero umazemo igihe mu murimo w'Imana, umukozi w'Imana. Ngira ngo murabona ko afite Bibiliya, ijambo ry'Imana. Akunda kumbwira ngo ndi umudiyakoni mukuru. Ndatekereza neza ko abantu benshi barakuzi cyane ku rusengero rw'Indera, ariko hari abantu batakuzi. Ndagira ngo wibwire abantu amazina yawe naho utuye n'umurimo ukora mu nzu y'Imana. Yego. Ndi umudiyakoni wa mbere mu rusengero rwa Ndera ADEPR. Yego. Niho nkorera umurimo, niho nyobora abandi kwinjira mu nzu y'Imana. Yego. Aho ngaho niho nkorera, nkakora imirimo yose ishobotse. Iyo ntashoboye ndayihorera. Ariko njyana n'igihe nuko ijambo rimeze. Nibyo. Amazina yanyu? Amazina yanjye nitwa Innocent Nkoranyabahizi. Yego. Nakijwe 85. Kugeza uyu munsi ubu navuga ngo mfite abakirisito benshi, ariko baranyanyagiye mu matorero atandukanye. Ni nk'amatorero nka 6 uko natangiye jewe. Kugeza ubu ngubu rero tuye duhura na benshi, bamwe bagahamya. Rero mbishimira Imana kuko Imana yakomeje irabafata. Nanjye rero nahamagawe nayo nari gipfa amatwi, ariko irazibura amatwi yanjye, ntangira kumva neza, itangira no kumpa umurimo wayo, ntangira kuyikorera, ntangira kwigisha, kuganiriza abandi bantu, kubabwira aho navuye. Yego. Rero kuko nari nkiri umunyabyaha, nakoraga imirimo y'isi itampesha ubugingo. Ariko noneho nivuyemo mpita menya inzira zayo z'Imana, mpita noneho nkurikira, nkora imirimo yayo. Uze kumanura Bibiliya ntacyo abantu barebe kuntu uri umukozi w'Imana. Rwose urasa neza, urabona ko wambaye neza nk'umukozi w'Imana. Muzehe njye nkwita umusaza nubaha cyane, kandi twese turakubaha ku itorero ry'Indera. Si n'Indera gusa, nabo wagiye ubwiriza ubutumwa bwiza, turagukunda kandi turakubaha. Hari ikintu nifuje ko twaganiraho. Kuva wakizwa muri 80 abantu bagiye bakizwa muri kiriya gihe mwakirijwe rimwe, ubona n'iki gihe bimeze bite? Ese ubona bagikijwe nk'uko bamwe baravuyemo, baranyereye, baroroheye. Yewe rero byarambabaje kuko nta kundi nabigenza. Yego. Ariko numva mu ishingiro ryanjye navuga ngo nibahagarare neza, bahagarare uko batangiye gukizwa, baba ariko bakomeje. Yego. Ariko ntibyabashobokeye, bamwe bararambitse, abandi baracyagenda bigura intege. Ariko ni byiza kuko umuntu yabasengera bari abantu bakongera bagasubira mu murongo. Kuko urukundo rwaradusabye rwo gukunda abantu b'Imana. Bikavuga rero ngo nidufashanye mu rugendo, noneho abafite intege nke tubambika imbaraga. Nuko nanjye ndavuga ngo nibakandagiza ikirenge mu cya Kristo, nanjye nk'uko nagikandagijemo muri we. Bagende nk'uko yagendaga, nanjye kugeza uyu munsi wa none niko ngenda. Bongere bagaruke uyu munsi, ntabwo ndasubira inyuma kuva natangira. Mu yandi magambo, hari abantu batangiye, mwatangiranye umurimo, bagenda bagira intege nkeya, basubira inyuma, ariko wowe uracyatera ikirenge mu cya Yesu, uracyakomeje umurimo w'Imana. Ahubwo niho binakomeye cyane ubu ngubu. N'ubundi duhuye ugiye gukora umurimo w'Imana. N'ubu ngiye kubwiriza ahantu hitwa Toko. N'ubundi ukomeje umurimo w'Imana. N'ubu ndacyawukomeza rwose, kurinda ku ndunduro yanjye. Oya, korera Imana mubyeyi. Ngiye gukorera Imana bisumbije no mu bitaro njyanjayo. Nkajya gusura abarwayi nkabahumuriza, nubwo wenda bamwe baba batekereza ibi n'ibi, ariko mbahumuriza mu buryo bw'umwuka, mbabwiye yuko n'ibindi bazabibona. Yego. Ariko bagakomera mu Mana bakakira ku gakiza.
yego agakiza ka kirisito kariya ntabwo gatari ipfunwe. yego amin. amina. aho rero ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana yavuga ngo ubu umukiranutsi nk'uko na Yesu nawe ari. sa nk'udusomera muri Bibiliya ijambo rigufasha nta kibazo. umva igitabo cya Yobu 27, yego guhera umurongo wa mbere kugera ku 8, haza kuvugaho ubukiranutsi bwa Yobu. yego Yobu yari umukiranutsi rwose rwose ku buryo Imana imwemera. kandi Yobu yahuye n'intambara nyinshi zimurwanya zimusubiza inyuma, ariko akomera ku Mana ye, akomera kubwiriza. yari afite n'abagenzi bagendana, ariko bamwe bashaka kumuca intege, basanze yicaye ahantu hari umuriro, none yikubisha urujyo. urujyo nimvuga urujyo ni ikimene cy'inkono cy'ikibindi cyangwa inkono cyamenetse. yego icyo rero akagifata akajya akishimisha aho adashyikira, kuko umubiri wari umubabaje. yego abo bari kumwe ntibashoboye kumutabara, ahubwo bashaka wenda nko kumusubiza inyuma, bamubwira ngo iyo Mana ukurikira. ariko iwe aravuga ngo ndakomeza urugendo. yego namwe rero mukomeze urugendo, ntimurebe ikibazo, ntimurebe intambara, murebe Yesu gusa. haleluya. amina. muhagarara aho ngaho, niyo umurimo niwe ugiye kuzawusohoza. yego uwo nguwo ni umumwitaho cyane. uwo nguwo niwe azabarangiriza ibibazo mufite. uwo nguwo niwe kandi azakiza ubugingo bwanyu kugera ku mperuka. yego amina. amina. aha rero ndavuga ngo umuntu wese yakabaye ari umwana w'Imana adafite imitima ibiri. yego wenda wambwira ngo se ngo umuntu agira imitima ingahe? nanjye nari mbyibajije. ariko umutima ni ukuvuga ngo umutima ufite uzanamo ibindi bitekerezo bikameze nk'undi mutima wa kabiri. yego noneho ikagonganira mu nzira, ukavuga ngo ngiye gukora ibi, ubundi ngo ngiye gukora ibi. yego ariko noneho wa Kristo uranesha, ukavuga ngo ngiye guhagarara, ngiye gukorera Imana. amen. amen. aho rero nubigenderamo neza, aho ngaho Imana izakwambika ikamba yateguye. yego birahari rero, mumenye neza uwakoreye Kristo nta gihombo kirimo. yego abantu badukunda badukurikira umunsi ku munsi, hari ikintu mugomba kumenya kimwe gikomeye, nuko Yesu Kristo ko yari ari ejo n'uyu munsi nikagirize gute niko ari. kuva muri 80 na uyu mubyeyi akorera Imana, n'uyu munsi akaba akibihagazemo, kandi murabona rwose afite Bibiliya, n'ubundi agiye kwigisha aho bamutumiye gukorera Imana. kandi amavuta yawe turayubaha. nimvuga ngo turayubaha, nuko mu gihe umaze mu murimo w'Imana ntiwigeje ukorera Imana uvangavanga. ntabwo nigeze mvangavanga ngo ndebe hirya no hino. abantu benshi bashaka ngo tujyane aho bashaka nabo kujya, noneho genda bahakanira bavuga ntuwo nafashe n'uwo rwose ndamurekura. ntabwo kongera gufata uwundi mwami ntazi, bashaka kugusubiza mu nzoga, mu byaha bindi nyine, cyangwa n'abandi bashaka ngo ningene ngo bampa amafaranga runaka. yego ariko nkabona ntaho byanjyana. yego noneho ndavuga nti ubuntu bw'Imana burampagije. yego rata. yewe akazi k'Imana nkora ni ukuyivugira gusa. si uko imirimo umuntu akora ari mibi, ni myiza ahubwo. umuntu anayibonye ariko agafatanya n'inzira z'Imana neza, ibyo bizamugirira akamaro. ntabwo nigisha abantu mvuga ngo imirimo nibayifashe hasi, ahubwo bakomeza bakayikora, bagakora ariko bakanakizwa, ariko bagakizwa neza. yego bagashika ku musaraba neza, bagafata Yesu nk'umukiza wabo wavukiye. aho rero kandi ikindi gikurikiyeho, nkavuga ngo bareke umwuka w'Imana baganze. ariko abantu benshi barawufunga, ntibari ku mwuka w'Imana ukorana nabo, bagashaka gukorana n'ibigezweho bya kino gihe. ariko nababwira nti mureke ibya kino gihe, mubanze mufate agakiza, yego mugenderemo neza, yego hanyuma azabaha ibyo mwifuza. mubanje musaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. yego kuko Imana
ni byose kumufite ibindi zabibaha byo. Haleluya rero umubyeyi arafashijwe. ndavuga ngo nimugende nk'uko Kristo yagendaga. Rero nta bintu mba mbona mfite byinshi cyane byo kuvuga, ariko kimwe gusa nuko mvuga ngo Yesu ni umwami w'isabato, ni umwami usumba abami bose bo mu isi. uwo nguwo niwe wananyigishije, atuma marayika we kunyigisha gusoma no kwandika, ari we Mikayeli. Ubu uzi gusoma no kwandika rwose neza cyane. Nubwo nabereka inyandiko zanjye ntabwo mwapfa kurabuka, ntabwo mwapfa kubyemera. Ntabwo ngiye kukubaza ngo wize amashuri angahe, cyane ko Yesu Kristo na rimwe nakuriye kwa Kristo gusa. Ntabwo wigeze ujya muri primaire ngo wige? Ahubwo birashoboka nkaho ngaho, kuko nari gipfamatwi jewe nashakaga nk'umuntu umuntu yashobora kunyereka ibyo abantu bakora, ariko noneho nkamubura byo nkatoka nirukanka nkagenda nkasubira mu rugo. Unkundire dukoresha imvugo nziza, imvugo y'iki gihe. Ntibavuga igipfamatwi, bavuga umuntu ufite ubumuga bwo kutumva. Wari umuntu ufite ubumuga bwo kutumva cyane icyo gihe, ariko Yesu akora igitangaza. Mu Kinyarwanda gikuru nk'uko nari mvuze, yego, nuko nyine wenda batoya wenda batari kubyumva ibyo ari byo, yego, ariko nuko byari bimeze. Ariko noneho ibonye ko impaye uwo murimo, yego, ikinyigisha itangira kwandika ku kibambasi, yandikaho amagambo y'Ibyahishuriwe 21. none atangiye gusoma, ntawanyigishije. mu nzozi gutya mbona rero ukuboko kuro kwandika nka bya biri byandika Nazari yabonye. Rero genda bikomeza, noneho yandika 21 Ibyahishuriwe umurongo wa mbere kugeza kuri 4. nta nubwo nasomye menshi. aho ngaho niho natangiye kwigira, yambwiye ngo genda rero ngo aho ngaho niho uzamenyera gusoma no kwandika. Kuvugwa ngubwo niho natangiye kumenya gusoma no kwandika. Yego, nuko kugira ngo menye neza ko ari Imana twavuganye. nari mfite murumuna wanjye, we yari umunyeshuri, yari yarize amashuri kera, arakizwa, yashyizwe imbere yanjye. noneho ndabimubaza kuko yari yarigishaga mu mashuri. noneho ndamubaza ntese aya magambo niyo Ibyahishuriwe nyine ibyo 21. nuko arambwira ati rwose, ati nibyo, ati ukomereze aho ngaho, n'ibindi iyo Mana izagenda ikwigisha n'ibindi byose. Yego, nuko ntangiye kumenya gusoma no kwandika, kugeza umunsi wa none nzi gusoma, nzi no kwandika. Imana ishimwe. byose ndabizi, nabisobanukiwe. Wigishijwe n'Imana? Nigishijwe na Nyagasani, ari we Mana. Mugana ufite impamvu yo gukizwa, urumva Imana ikugendereye gutyo, ntabwo wasubira inyuma ngo uyisuzugure. nta na rimwe. ndakubwira ngo n'abantu benshi bamwe bashaka kunsubiza inyuma, ariko ntibyakunda. ndavuga ntubona afashe sindamurekura, kuko aho yamvanye nahabonye nawe umukecuru Kanyanga. Wacuruzaga Kanyanga? Nacuruzaga Kanyanga, ko Imana w'ingimbi muto utarakizwa. ntarakizwa nkiri umupagani. ariko aho niho nahereye rero, kugira ngo noneho ndamenye Imana. nuko noneho binjyana mu mujyi, mu mujyi wa Bujumbura, Burundi. Yego, niho nakirizwe jewe. ubwo rero njyana n'uwo murumuna wanjye, nuko akajya ajya kwigisha, jewe nanjye nkasigara mu rugo. ako gakiza kansanga aho ngaho mu mujyi. aho niho nakirijwe, ntangira gukurikira inzira z'Imana, ntangira gushinga ibyumba. ubu natangiye ibyumba, buriya byatangiye kera cyane. mu mujyi wa Bujumbura niho wakirijwe, niho wakirisa umwami n'umwe. nasengeragamo, nayoboraga abandi bantu abarwaye indwara zitandukanye bakazikira, kubera kwizera. Yego, indwara zose. rero kugera ubwo ngubwo benshi barakijijwe, abandi bakira indwara. nuko ibyo niko nabibonaga. hari ahantu muherutse kugirana ikiganiro n'umwe mu banyamakuru bagenzi banjye, witwa Prince Robert, ufite ikinyamakuru kimwe. hanyuma mbona uri kuvuga buryo ki wasengeye umuntu mu bitaro by'i Kanombe, Imana ikamuzura. n'ubwo ari hari afite ubuhamya bw'uko Imana yagukoresheje. kubera uwo mugabo Kanombe, kubyumva neza, yari umumotari. n'ubu ariho, yabaye umudiyakoni ubu ngubu. Imana yaramukijije. Imana yaramukijije muri make, kuko yakoreraga ngaho kuri 15. noneho undi mumotari mugenzi we aramugonga ukuguru kuba paraliti kuravunika. noneho bamujyana i Kanombe. aho ngaho niho namusanze,
byaranze. noneho we yahebye kuko abaganga bavugaga ngo badaca ukuguru. noneho agenda ndamuhumuriza, nari kumwe na madamu we, bariya bose bariya babisobanura abantu babivuga. nuko noneho ndamuhumuriza ndamubwira nti humura, ukuguru kwawe ntabwo kuzavaho, ahubwo ugiye gutaha, ugiye kujya mu rugo. Imana imukiza paralisi. iramukiza, ubu ngubu aragenda neza. Imana ishimwe. ntagendesha ikibando, ariko agenda neza n'amaguru ye. Imana ishimwe. uyu munsi tuvugana ubu yahinduwe kuba umudiyakoni. ubu ngubu akorera Imana. abonye iby'Imana imukoreye nawe. yabonye ibintu Imana imukoreye, nawe arakomeza aravuga ati nanjye ngiye gukomeza uyu murimo. nuko none rero yaje kubigeraho, ubu ni umudiyakoni akora imirimo mu rusengero. Ndanezerewe rero. rwa Kamashashi. ni umunyakamashashi. Ndanezerewe kuganira namwe. nuko rero Imana iguha umugisha kandi igufashe rwose, nanjye biranezereje kumbaza, kugira ngo nawe niho mfundura agaseke kandimo. abantu ukurikiwe n'abantu batuye isi yose. Amerika irakubonye, Uburayi burakumenye, Australia, isi yose irakumenye. imenye ko umubyeyi witwa Innocent Nkuranyabahizi ni umusaza mwiza cyane ukomeje gukorera Imana. uti n'ubu iracyakora. Yezu Kristo ko yari ari ejo n'umunsi niko ari, nanjye nkanagikiranya muke ndamukurikira kugira ngo nkore iyo mirimo mfashijwe nawe. niye nama wagira abantu biheba bakiganyira kandi bazi neza ko Imana ari ishobora byose muri iki gihe? Jewe muri kino gihe umuntu wafasha agakiza neza, ariko atari bwa biri byo kureba ngo naka ngo kwagiye nanjye hinga ngende, ariko akagenda afite umutima wo gukizwa, afite umutima wo kuvuga ngo nanjye ndagiye mpite nakira ku gakiza, noneho nanjye mugendane uyu Yesu bariho bagendana, nabo bamugendane. inama nabahari navuga ngo nafata agakiza neza, yinjire afate Yesu ntamurekure. icyo uzashaka cyose uzakimubaza azakiguha. Amen. Imana ishimwe. Imana ifite byose, yevuga ngo ni byose ngo kumufite. Imana ishimwe. rero cyo nababwira rwose, nababwira ngo muri kino gihe kanoni kubona ko gakiza ni nk'idolari abantu bagenda bagashaka mu Buhinde n'ahandi. Birenze idolari. ariko irenze iki? idolari. Amina. ngo nashaka gushushanya nk'uko abantu birirwa bashakisha amafaranga gusumba we. ni nako bagakwiye gushakisha uburyo batunga Yesu. babona agakiza neza. Imana ishimwe. bakinjira kwa Yesu bakavuga ati uyu niwo mutware w'isi. Yego. uyu niwe databuja. Yego. uyu niwe usumba byose. Yego. ibyo mu isi n'ibyo hariya hejuru. Yego. aravuga ngo umbonye ababonye data. Yego. unkurikira wese ntazagenda mu mwijima. Yego. Imana ishimwe. ubwo muri Yohana 8:12 biravuga ngo Yesu ni umucyo w'isi. Ni umucyo w'isi. umurikira bari mu isi. abamukurikira bose bazaba b'umucyo. Amina. Imana ishimwe. naho ubundi havuga ngo va mu byaha ujye mu buntu bw'Imana. iryo jambo naryo rivuga muri Zaburi 32:22 riravuga ngo twarababariwe. kubabarirwa ibyaha. hahirwa umuntu wababariwe ibyaha bye, ibicumuro bye bigatwikirwa. Amin. hahirwa umuntu udakiranirwa, Uwiteka atabara gukiranirwa, Uwiteka atabara gukiranirwa kwe. Imana ishimwe. naho yego. ubwo Imana ishimwe rero, buriya twavuga ibintu byinshi. buriya Imana iravuga ngo cyane ikintu numva nifuza cyane navuga ngo abatubereye akarorero twareba kuri Yobu. umuntu akaba umukiranutsi akabishakisha, ariko muri kino gihe nyine ugashaka kuba umukiranutsi, ukashaka kugira ngo uzagere ikirenge mu turiya watubanjirije. Yego. buriya nubwo bidashobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. rero wavuga uti ndashaka kugera hanze ukabwira Yesu akagushoboza. bakunzi ba Bigerezo TV, abadukurikira umunsi ku munsi, mukomeze mwumve. ubu rero ngewe ntabwo njya mvuga byinshi, ariko mvuga bike ariko bifatika. yego. navuga ngo komeza umuhamagaro wahamagawe ntuwureke, kuko nta handi wawukura. ntabwo wajya muri Amerika ngo ukureyo
cyangwa mu burayi ahandi hose, ariko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. yego. Uwo nguwo niwo banze ryo kwizera. Rero none navuga ngo kwizera Imana nuko wamuhaye umutima wose n'ubugingo bwawe bwose, ibyo byose ibyo bikakubamwo, nawe akahita kwiyegurira. Imana ishimwe. ubu azakuyobora kugeze ku ntego ushaka. Yego. Ndavuga rero ngo ntabwo mvuga ibintu byinshi, ariko kimwe gusa navuga ngo nimukomere mukurikire Nyagasani, uwo nguwo uwo muzabona ibyiza bye byose, kandi azabaha ubugingo budashira. Nibyo mperukiyeho rivuga azabaha ubugingo buhoraho. Mwakira ubugingo Imana ibahaye. Mwakira ubugingo bw'Imana buhoraho. Amen. Ubwo ngubwo mumukurikire rero, bari mufata, ntimurebe umuntu ni umuntu kimwe nkawe, ni umunyantege nke, ariko gusa ukurikire Yesu wenyine ubwe. Uwo ni uzagushoboza, ni uzagufasha byose. Simvuga ngo abantu mubanga, oya, ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Uba Kristo Yesu ngo babanye kamere niruba. Nuko Imana rero ibafashe, bagire neza, ibambike imbaraga, guhera uyu munsi 2025 utangire neza, muzanawusoze. Ahazaza hambere ntituhazi, ariko Imana niyo izabyerekana. Nuko rero ndavuga ngo byangarukiye aho ngaho. Imana ibahe umugisha, hahirwa abumva bafite amatwi yo kumva. Wowe ngo uwumva niyumva icyo umwuka abwira iki amatorero. Urakoze cyane nawe ushoreje, uwumva koko niyumva icyo umwuka abwira amatorero. Abantu nibongere bakunde Yesu, kabona nubwo baba bari mu bigeragezo nk'ibyo Yobu yaciyemo, ariko bihangane, bakomeze bakurikize, bagende kandi ntibasubire inyuma. Cyane ko burya na Yobu yarihanganye n'icyo cyatumye Imana yamwongereyeho kubaho. Yego. Yamwongereyeho icya kabiri cy'ibyo yari afite. Yarongera amushumbusha abana be 10 bari bapfuye, arongera arabyara, kandi bari bafite imyaka myinshi. Bari bafite imyaka 950. Ibyo mwari mubizi, bari bafite imyaka myinshi, ariko barongera barabyara, bakabyaramo abakobwa n'abahungu. Iyindi 70 bakayikoramo imirimo y'Imana. Barakomera rero, basize ubuhamya bukomeye benshi. Tubashimire. Reka mfate umwanya ngushimire Innocent. Imana iguhe umugisha. Ubwo naho ngaho Imana ibaha umugisha. Nzongera ngutumire abakunzi ba Gereza TV, mbashimire kandi shimire niyo mubyeyi. Ngiye nkwita umubyeyi wanjye kuko ni umudiyakoni Ndera, rwose abamuzi Ndera baramuzi. Ni umuntu witangira umurimo w'Imana. Abashumba baragukunda, makorari aragukunda, twese turagukunda, nanjye ndagukunda Innocent. Nanjye ndagukunda rwose. Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Nkundira rero ngushimire kandi mvuge ngo umunsi mwiza, ugire umwaka mushya muhire. Yesu abane nawe. Amen.